muri ibi bihe bya murandasi cyangwa se internet abantu benshi bitabaza Google nka bumwe mu buryo bwabafasha kumenya amakuru atandukanye ku bintu binyuranye baba bifuza kumenya. Nubwo bimeze bityo rero hari ibyo washakisha ukaba uri mu kaga ku buryo byarangira unatawe muri yombi ukagezwa mu nkiko cyangwa bikakwicira ubuzima. Twihuse reka tubagezeho bimwe muri ibyo ngibyo twabashije kubategurira. Ikaze. Reka duhere ku mwanya wa mbere. Nyabuneka ntugashakire muri Google ibijyanye n'ubuvuzi n'imiti. Si byiza ko umuntu ushaka kugira amakuru yizewe yunguka ku bijyanye n'uburwayi n'imiti ajya kuri Google ngahakure amakuru yifuza kandi ya nyayo. Ntibyizewe neza ko ibivugwa aba ari byo keretse bikuwe mu bitabo bizwi ku rwego rw'isi. Ni byiza kujya kwa muganga bakaguha amakuru ya nyayo kandi yizewe. Ni mu gihe ku mwanya wa kabiri ntugashakire muri Google ibijyanye no gukora ibisasu. Hari abashobora kwibwira ko bari bushake amakuru uyerekeye gukora ibisasu cyangwa ibindi. Inzego z'umutekano nazo ziba zigenda arunono, aho aya makuru ari nko kuri YouTube ahari za tutorials. Aha byagukururira gutabwa muri yombi ukagezwa imbere y'ubutabera. Ku mwanya wa gatatu gushaka amakuru kuri kanseri. Si ngombwa ko wajya gushaka kuri Google niba waba urwaye kanseri. Urebye ibimenyetso ufite, hari indwara nyinshi kandi zishobora guhuza ibimenyetso, bityo ushobora gusanga abihuye ariko atari ukuri. Ibi bigatuma umara amajoro utagoheka. Ibyiza wagana kwa muganga. Ku mwanya wa kane gushaka izina ryawe kuri internet. Ushobora kujya gushaka izina ryawe ugahabwa amakuru mabi arimo amafoto mabi, amakuru ya kera n'andi atari ngombwa. Ibi nubibona uzifuza kubisiba kandi ntibyakorohera kubikora. Byaba byiza utarishakishije kuko byagutera kubura ituze. Ku mwanya wa gatanu gushakisha ibyatuma umutekano wawe n'uwo uriwe bijya mu kaga. Hari amakuru winjiza muri Google ushakisha kugira ibyo umenya. Kompanyi izamamaza zikaba zakubonye. Aha zibasha gusesengura ibyo ukunda zikagutangaho amakuru kuko ziba azamenye uwo uriwe. Wagerageza gukoresha DuckDuckGo mu kwirinda. Iyo ishobora kuba yagufasha, cyangwa ukanashyira AdBlock Plus Goteri muri mudasobwa cyangwa telefone yawe igendanwa. Ibindi kandi nuko muri ibi bihe bya murandasi bwite z'abantu privacy ziri mu kaga bitewe no kumenya za IP address iz'abantu kuko Google izibika. Aha biroroha ngo abahangana n'ibyaha bikorwa kuri internet bakugwe igitumo. Hari ibyo ukora bitemewe. Si ibi gusa byavuzwe haruguru abantu bakwiriye kureba ngo bareke gushakisha kuri Google, dore ko abakwiye kureka gushakisha kuri Google. Urutonde ni rurerure rw'ibyo ngibyo bagakwiye kureka bitewe n'urubuga ushaka amakuru yakwifashishwa, ariko ukirinda gupfa gushakira ibintu kuri Google. Hasta la vista. Ciao ciao.